abamotari mugira ibibazo bitandukanye, harimo amakontroversiyo, harimo rimwe na rimwe ukabura n'amafaranga yayo, kujya muri resitora mukarwara mu nda muri resitora zitameze neza, impanuka n'ibintu byinshi muhora nabyo ndabyumva. Ariko numva nawe ugiye kumfata nyamuzamu wawe. Ujya nk'umufunzi ukifuza icyagukenya, agahinda karakanyagwa, karanukugumbuzwa imibereho yawe n'umubano mu bantu. Kaguseregeta Mata, Karame. ngira nimero yawe nkwishyure. 07 888 Yego. 5 7 Okay. Yego. Ndakeka yakugezeho. Mabuja. Karame. Ko mumaye menshi ahantu nari mbavanye hari 1000 nawe ndabona mu kiro 50 andi nayiki. Oya nta kibazo, meze neza. Kandi wakoze cyane. Nanjye dore aha niho mu rugo, ntugire ikibazo cy'amafaranga nyine nayiki mumaye. We no kugushimira ungejeje aha ngaha. Nta kibazo, ntugire ikibazo. Nishimye nyine, urabona akunda kuntwara. Urabizi ntabwo ari ubwa mbere ntwaye, ntabwo ari ubwa kabiri, nta nubwo ari ubwa gatatu. Yego. So niyo mpamvu nyine nyaguhaye, ariko nta ikibazo. Nanisema abantu bose mubahereza, abantu bose batwara abamotari batwara mubahereza amafaranga na gutya mabuja. Oya. Ntabwo ari bose, nyine urabyumva. Abantu bose ntabwo babafasha ngo bikunde, ahubwo ibishobotse nyine turabikora. Gusa nyine urumva ntabwo ari abantu bose. Kubera iki ngiye wese ubwo? Mota wowe rega, wowe uratandukanye, urabizi ukunda kuntwara. Nyine nta bintu birenze, nta bintu byinshi tu. Ahubwo se buriya nyine mu buzima busanzwe umumotari, ikimotari ubona bimeze gute? Nta ngorane zibamo se? Ubona mu kimotari bimeze gute? Ku bijyanye n'ikizo? Ku bijyanye n'akazi kawe, nta bintu bikubangamira se? Yego, ndashaka nyine kumenya, nk'umuntu ukunda kuntwara, ndashaka kumenya. Hari akazi katabamo imbogamizi kweri? Akazi kose kabamo imbogamizi nk'ibisanzwe. Yego. Ikiganiro se ntitwazakigira ubutaha kubona n'izuba ryabaye ryinshi turi ku zuba. Okay, I'm sorry. Gusa nashaka kumenya nyine ubuzima bwawe. Okay, ariko uracyantwara n'ubundi tuzagenda tumenyana gisumbuyeho. Sibyo? Ntakibazo, ahubwo wenda mubaye mufite n'amazi mu rugo mwaduha tukanywa kuko izuba muri dutindijeho. Okay, mugani hari n'izuba. Bishobotse ubyemeye, niba nta kibazo ntakugoye twagenda tukaba tunaruhukanirwa no ku mazi ukanywa ukica akanyota. Kuruhuka ndi mu kazi, mwebwe byakunda muduha amazi wenda tunywe hama tuzaganira ubutaha. Okay, icyo ushaka cyose kiba gihari, nta kibazo. Murakoze. Sawa. Agahinda karakanyagwa, kakuguguna nk'imani kukamanuka adacuramye. Agahinda karakanyagwa, agahinda karakanyagwa, kakuguguna nk'imani kukamanuka adacuramye. Agahinda karakanyagwa, karakunyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo. Umva rero zamu. Na. Ndashaka ngo ibintu ngiye kukubwira ubyumve neza, ubishyire mu matwi yawe. Ndakumva mabuja. Urabona uyu muntu? Ndi kumva. Mwitegereze neza. Yego namubonye. Wamubonye? Yego. Umva rero zamu. Hari ikintu nshaka kukubwira, ugishyire mu matwi yawe, ucyumve neza, ugitekerezeho neza. Sava? Yego.
aha urabona uyu muntu uri ahangaha banza umurebe umbwire ko wamubonye neza. ndi kumubona. Wamubonye? Yego. Uyu muntu rero uko umureba igihe cyose nzaba mpari cyangwa nahari agomba kwinjira ahangaha muri iki gipangu mu nzu akisanzura. Yego. Sibyo? Turumvikana. Turikumvikana. Icyo yagusaba cyose ujye ugikora, amategeko yaguha uyakurikiza. Sava? Nta kibazo. Icyo nshaka kubwira kandi ujye umwubaha. Sibyo? Umufate neza cyane. Reka nkubaze, wari wabona hari undi muntu wenda w'igitsina gabo winjira ahangaha? Wari wamubona? Ntabwo ndamubona. Okay, sawa. Niba utaramubona rero, ubwo ngubwo ugomba kubaho uyu muntu ukamufata neza, icyo akwatse cyose ukakimuha, n'icyo akubwiye gukora ukagikora. Urabizi abantu bazangaha ni abamama wenda b'inshuti yanjye, ariko nta musore cyangwa umugabo wari wabona ahangaha. Sibyo? So jya umufata neza kandi nyine ukomeze ukora akazi neza. Sava? Ese mabuja umuntu uko ndi kubona ari umumotari, igihe cyose njye mukingurira yambaye ijiri cyangwa atayambaye. Abamotari nawe urabazi ntabwo bagenzwa na kamwe. Hari igihe yaba ari abajura cyangwa baza bacukura amatelefoni y'umuntu mu mufuka. Ubwo rero ntabwo njye namwizera. Abamotari ni ibisambo, niyo mbabonye njye ndabatinya. Niyo mpamvu rero nanjye mba mfite ubwoba. Urareba igihe waherewe. Ese ibureka nkubwire, wowe urankoresha cyangwa ndagukoresha? Nta soni. Urabona igihe waherewe uvuga nta kwihorera, siko wagira ngo ntabwo nkiri nyokobuja. Wihaye abamotari wowe uri umukuru w'abamotari, uri shefu wabo, urinde. Nta soni. Uyu muntu uramuvuga uramuzi. N'ikindi gihe gasopo. Sibyo? Twumvikane. Ibra, ndakubwiye ngo uyu muntu nkuko nabikubwiye jya umwubaha. Niba utabashije kumwubaha ubwo akazi kazaba kakunaniye, uzaze ngo utwawe utahe. Sibyo? Turumvikana? Nizere ko wabyumvishe. Hariwe twibura Saibu, abamotari mupfiki barakwiciye bagukora iki ku buryo baharabika kuri urwo rwego? Nta nubwo navuga ngo umuntu ndi kuvuga ndi ruhande basi reka mvuge nziga. Kweri ibisambo, ingegera, abajura, gucapuza amatelefoni, kumena kuri ibipangu, akajagari. Bro, sibwo bwa mbere mbonye. Okay, hakundi muta ubwa mbere tubona njye nawe sugira ngo wenda nuko guharabika cyangwa kugira gute, ariko namwe abamotari muri izi rwose. Kandi ikindi tumotari tugufi mufite amahane ateye ubwoba kabisa. Reba amapantaro wambaye mabuja, cyangwa wenda mumbwize uko imbaje kunsimbura ku kazi nabyo mbimenye ko rwose umumotari ndabona nta kirimo kabisa. Dore kandi urasubiriye. Ariko Ibra ufite ikihe kibazo? Ese ubu nta nubwo utinya ko ndi nahangaha mabuja wawe guhemba buri kwezi koko ugatinyuka? Ibra urambabaje ubimenye. Sibyo? Urambabaje gusa ariko nta kibazo. Nta kibazo buriya ndaza kugufatira umwanzuro nitonze kandi ujye umbabara ucunga ururimi rwawe. Sibyo? Niba waraje gukorera amafaranga nta kintu cyaha kindi kikureba. Sibyo? Abo nzana ahangaha ntago bakureba. Sibyo? Focusinga ku kazi kawe. Sibyo? Hanyuma abo nzana ahangaha ntago bakureba kwifata ugaharabika ku muntu ngo ningegera. Ningegera umuntu nzanye mabuja wawe buri munsi umujyana ningegera? Nta soni. Ibra urambabaje. Sibyo? Gusa ariko wisubireho. Nutisubiraho nabikubwiye nkuko nabikubwiye kuva kare urataha. Ariko se mabuja nawe urabizi mu bashyitsi bose baza aba mama Diane
yaba mama Keza n'aba mama ntuza bariya ndabibaye sinzi ukuntu babita. Hari n'umwe wigeze akubwira ko nigeze musuzugura. Sibyo wenda uyu mumotari n'abamotari urabizi nta bantu baba baciriritse cyane barya ibiryo bya make. Umumotari ntajya abasha kwigurira ipantaro aba ari intambara nawe urabizi. Gusa nyine njyewe nta mutima mubi mba mbikorana. Mukingure igipangu cyanyu nigendere kuko mutanzamurira kamera. Reba umuntu urimo kuvuga ngo turye muri restaurant za make. Wowe uzaho bihahirwa uziguha wowe kurya ibyo bazanye. Urimo kubivuga urimo kumanuka ufite akaye gaciro. Urabizi mabuja mbabarire munyingure nigendere amazi naje nze kunywa nimwayamaye nimwagiye ahubwo muramarabitse muranyandagaje muranondagiye munyogeye urumiro nako mutageze. Munyingure nigendere. Nubundi mwavuze ko amatari bagufi yabagira amahane. Munyingure nigendere. Nagahinda. Please mota. Fiyete ndakwinginze, sibyo? Ndakwinginze wirakara. Ndabizi agahinda ufite, sibyo? Ariko ndakwinginze wisoka kubw'uyu mukozi. Byose bitewe no gusaba amazi. Kubw'uyu muzamu wanjye. Sibyo? Ni discipline. Yego ndabyumva. Umuntu ufata agatuko n'umuntu atazi umuntu abonye bwa mbere. Nawe ndumva byancanze ariko ndakwizeza ko ibi bintu bitazongera kuba. N'ikimenyimenyi ndakwinginze ntegeka icyo twamukorera. Icyo cyose ndagikora. Nashaka ubundi yavuze ko amotari bagufi ngo tugira amahane ngo tumotari tugufi tugira amahane. Mbese utagira amande ubwo se bo muremure maze iki? Ndakwinginze. Si discipline yibera ngaho. Ndakwinginze wirakara. Twigira nk'ayo ibintu bitabaye. We ntago byumva. Nukuri ndakwinginze sibyo? Turebe ukuntu tubigenza. Ariko nibiba ngombwa wowe ndakwirukana. Ese reka manze zamu uribuka ubuzima nagukuyemo. Uribuka ahantu nagukuye? Nta soni kuki abantu mwibagirwa vuba. Zamu wambabaje. Uribuka ahantu nagukuye? Urashaka gusubirayo none uribagiwe. Amezi atarenza ngahe koko? Ariko ndaza kugufatira icyemezo zamu. Nutisubiraho nukuri ngira ngo nkubera umwana mwiza ugakabya ariko urambabaje. Mbabarira sibyo? Ihangane. Ngo ndingegera. Please nyumva. Reka nkubwire sibyo? Ubuzima ndimo nge ndi proud yabwo. Nabaye marine. Kunyibutsa aho naturutse rero ubu nkoze mu gikomere. Wenda ushobora kuba utanzi twarahuriye gutya mu muhanda ubona wenda meze neza ndi matari niki. Ako nge nari marine muri uyu mujyi. Ndara mu kiraro. Navuye hasi mera hasi. Urikumva? Ubu ngubu ndahura n'abantu b'abasirimu nawe nkagutwara kandi mwaramungaga. Ari kumbona ngo ndingegera. Uburakari bwawe ndabwumva ariko basi korera nje. Ubu se yaza ko yarahuye nanjye imyaka 10 byari kugenda gute? Okay reka nkusaba akantu korera njyewe utwara sibyo irengage. Nubundi yavuze ko turi ingegera. Avuga ko tumatare duto tugira amahane. Reka nkurabure noneho bro. Iyo tuza kuba twarahuye noneho nge nyiringegera nyiri marine yanyaye kuri uyu muhanda. Ngo mfata urwembe ngushishureho uruhu wumva mukegete kugira ngo wumva ahantu ingegera zitandukanira na marine. Bro basonera hangaho kabyumvira mu gikaro kaza kwiruka kaza gukingura. Nge narahasorinze kuva hasi kugira aho ubona amagaza hangaha. None fata ukanyigira ingegera ngo ngena ncapuza amatelefone. Iyi telefone we wayigurira? Bro jya wubaha umuntu kuko naguze background yiwe. Cyangwa se n'ubona ubu ngubu naguze icyo azaba imbere. Rero urambabaje ku rwego ndaje nkubika hano ndaje ngurware nzika. Nge nawe nitudahurira muri case runaka nge nzakwihigira hasi hejuru bro. Urankomerekeje kuko unyibutse uwo nari we kera. Kandi byose niwe mabuja. Nakubashye. Narinje ngo unyihera amazi ninywere. Aho twari tuvira hazi zuba ko ryari rimeze urabibona. Sibyo? Urangije urambwira ngo ninjire mu gipangu. Ubu neje uyu mukaritasi wawe. None ndebera anyugiye uburimiro. Bro.
byose ni wowe. Babarira ndakwinginze. Man, izo ntoki zawe zimeze nk'imisumari wizinkoza. Ndasabye imbabazi ndakwinginze kandi mbikuye ku mutima. Ubuse mabuje nyirukanye abona nabaye. Nasubira mu buzima nabayemo. Ndakwinginze mbabarira mutari abizi ntabwo nkuzi n'ubwa mbere nkubonye. Gusa dushobora no guhura no mu muhanda nkaba nagutega kugira ngo ntuzanege. Mbabarira ndakwinginze muta. Ntuzanege. Nsabire na mabuje imbabazi ntabwo bizongera. Aho nzongera gusuzugura umuntu ntazi nanjye nacitswe. Ako umuntu w'umugabo acikwa ate? Imbabazi ngusabye. Umuntu w'umugabo ururimi ruragutegeka cyangwa urarutegeka wowe? Si ubwa mbere tubonanye se ntabwo. Ni ubwa mbere tubonanye icyo wakakwiye kugitinya ukavuga ati uyu muntu bwari ubwa mbere mubonye reka mwubaye. None ibaze kubona umuntu ubwa mbere ingegera Marine igisambo abamotari bose nyine kubera ko nari nabafashe kimwe ariko ndagusaba imbabazi wowe utandukanye nabo ni imbabazi ndi kugusaba nsabire na mabuje imbabazi atanyirukana. Ibaze none ngamotari bose bufata kimwe. Ugiye kumera nk'aba ubu tuvuga ko nta motari uzajya mu ijoro. Baricara bakavuga ngo abamotari bose ngo bameze gutya bagafata isura nyine y'ibintu bazi kuva kera bagafata abantu bose bakabibarundaho. Sibyo? Nagusabye imbabazi mbikuye ku mutima muto ntabwo nzongera. Nzaya nkuba hano uzajya naza ngo ukingurire nta kibazo. Hano mu rugo wisange nta kibazo. Ariko ubundi mabaja ngize ukuri. Ndakumva. Kuki wanyinjije mu gipangu cyawe? Oya warujuje kunywa amazi. Erega nangiye umuzamu wanjye nge nubwo narenze kateye gutya. Ayo se mwayamaye. Cyangwa mwanyakirije amagambo, induru, ibitutsi ntukunsuzugura bifatika. Ye mwayamaye. Zamu ibintu nkoreye uyu munsi. Ntabwo nzabyibagirwa nukuri. Nawe we kwigira mwiza. Kwigira mwiza. Ubuse tuvuga ko utari umuzi. Please nyumva. Ubuse nawe ugiye gufatanya n'uyu muzamu. Umajije kubona ibyo maze kunkorera. None se mvuga iki kindi? Ariko reka nkubwire ikintu umajije kubona. Abazamu bikigiye mwigize ibiki. Nasoni. Hari ikintu umajije kubona ukumbiye kujya gucukura toilette zawe si zimwe zo mu cyari wanyu. Sibyo? Buriya kuko babivuze ukuri ngo ikintu uhambye imbere yawe kirakunukira. Hafi yawe. Ese narakwiyegereje ariko nsigaye mbona nsigaye mvuga ukavuga. Kuko babivuze ukuri ngo ukina n'imbwa zikagusiga imbaraga sa. Zamura binyeretse. Ariko ningewe wakoze amakosa igihe twahererega duharira nawe. We. Mwumvye rimwe kabiri gatatu ntakikubona. Zamugenda genda please genda. Fierté. Please. Samu warambubashe. Ndakwinginze. Sibyo? Yego yagusuzuguye ariko uko ndeba ukunguka ahangaha. Urabizi nkuko nabikubwiye. Nta mugabo. Nabibwiraga zamutumva koko. Nta mugabo nta muntu w'igitsina gabo ujya winjira ahangaha. Nawe niyo mpamvu biba byamutunguye cyane kubyakira bikamunanira. Sibyo? Ndakwinginze. Reka tugende tujye mu nzu basi uruhuka ufate n'amazi nkuko twari tuje ahangaha ibyo byose byirengagize. Amazi yanyise. Oya. Nyota amaze no gushira ahubwo munyengure nigendera. No. Ese ubu koko Fierté nkora iki? Munyengure nigendera. Ndakwinginze basi. Okay, wenda inyota ndabyumva yanashize ariko reka basi tugende twicare ubanze ushire n'uwo mujinya. Sibyo? Oya no mujinya mfite byarangitse okay ntari byarangiye. Okay, niba byarangiye please ngwino wirengagize ibyabaye byose. Nshaka kujya mu kazi nyine munyengurire ndumva nago amazi nyashaka ntabwo uri bwicara umwanya munini ariko basi nkusabe n'imbabazi tukinahagaze tutakina okay ntabwo bari nta kibazo rega nawe naruhari wabigizemo nta kibazo nari ahubwo mwanyibugure mwiza basi mbabari. My God, please ngwino twicare. Ese rabigena here nkwinginga ese ninjye ufite ikosa asubwo ngiye basanyumvisha wenda Imana izongera duhuza ikindi gihe yako ubwo niduhura nyine tuzaganira niba turabaganira ariko reka ngende sibyo basi mbabari please. Ese uragira ngo nkore iki basi?
nese ubu urajya kugenda umutima wanjye ubabaye nishinja icyaha ko bagututse ko bakubwiye na ubu ngubu nibyo ushaka koko ese basi ntabwo ushaka kuzongera ko ntwara wowe nyine kugutwara nzagutwara nanjye nibyo ndimo kukubwira tuzongera kuganira twongera kubonana umunsi twabonanye ntago twari twabiteguye wenda na mukanya cyangwa se n'ejo kandi wanakoze wampaye amafaranga nari niteze nanagenda nkananywa na fanta mu mujyi nyine wakoze n'ukuri kandi ndagushimiye no iby'amafaranga byihoreye ibyo ntacyo bivuze ariko ndakwinginze basi nkorera njyewe sibyo ngwino tujye kwicara basi ufate n'amazi cyangwa ufate n'akandi kantu cyangwa unaruhuke sibyo please ako ntabwo ninde it's okay niyo byaba umuntu abamotari mugira ibibazo bitandukanye harimo amakontroversiyo harimo gutanga imisoro harimo rimwe na rimwe ukabura n'amafaranga yayo kujya muri resitora mukarwara mu nda muri resitora zitameze neza impanuka n'ibintu byinshi muhora nabyo ndabyumva ko numva nawe ugiye kumfatanya n'azamu wawe oya nyine njyewe ndimo ndakuganiriza sibyo aha ndashaka kumva ibyo biri bumfasha iki hagati y'ibyo zamu arimo kumbwira sinumva irimo kumva mu byo no nyine ndashaka kukumvisha ko buriya nta hantu habi imana itagukura kandi nta naheza imana itakugeza sibyo icyo nshaka kukubwira rero wiha agaciro zamu nyine wenda ntabwo atekereza bigiye hejuru sibyo ntabwo bifite kumwishima ngo ntabwo bifite kubirenganiramo please rero ndakwinginze tuza nk'ubu ngubu ntureba ahangaha hose ni iwanjye ahangaha hose ibintu nyine byose ubona ni ibyanjye sibyo kandi nanjye ntabwo nabivukanye urumva rero ntuhangayike ngo ni uko umuzamu nk'uyu nguyu yagufashe nabi gute ntabwo ibyo ngibyo bikwiye kuguhangayikisha nta naho muhuriye uri motari ariko we ni umuzamu uyu nguyu ntabwo akwiye kukubabaza ntabwo akwiye gutuma umutima wawe uhangayika gutyo sibyo wowe ujya wizera imana gukora ibyo imana ishaka ubundi ibindi bintu byose bizagenda neza sibyo ntakingura hagati yanyu se mukanyihera amazi mwigendera cyangwa se mukanabyihorera okay nukuri ni karibu kandi mana fierté ndakwinginze umbabarire ntago ibintu byose nari nzi ko biri bube sibyo nukuri aha ni mu rugo wisanzure umujinya ndabizi ko uri bushire kandi nizeye kuzagenda umbabarira sibyo fierté wenda igihe cyose twamenyaniye ntabwo nabashije kukwibwira sibyo ariko basi ndashaka ngo nkunyuriremo muri makeya inkuru yanjye nanjye ntabwo yize ndeba uko nguko we ahangaha tuvuga turi abana 8 twari urugo rwuzuye ariko ubu ngubu izi saha ni iwanjye mu rugo ni njye nyirarwo gusa natwe twahoze turi umuryango wuzuye twari abana 8 dufite papa na mama ariko hari ikintu cyaje kuba gikomeye ubwo nari mfite imyaka 11 mukuru wanjye yaje gukora ubukwe nyine bari bagiye ahantu kure umuryango wanjye wose ariko njye ntabwo nari nabwitabiriye ubwo bukwe kuko nari narakoze impanuka haje kuba ikintu kitari cyiza ku muryango wanjye urabyumva nyine ubwo ubukwe bwarabaye umuryango barishima bararyama bukeye bwaho ho umugabo wa mukuru wanjye
yari afite imodoka, yabashyize mu modoka baragenda bishimye, ariko byaje gukubitana n'uko imvura yari yaguye. Rero ahantu banyuraga bacaga ku kiraro, icyo kiraro kubera hari imvura nyinshi cyane, icyo kiraro cyaje gucika. Ubwo urumva umuryango wanjye wose ni aho ngaho washiriye. cyaracitse bigenda bite se? Cyaracitse bose bagwamo Bagwaye. mu mazi. Icyo kiraro nyine urabyumva, ni bya biraro bubaka hejuru y'amazi kugira ngo bitange umuhanda. Urabyumva? Wumve ko umuryango wanjye n'ubu ngubu ntabwo nabashyinguye, nyine nawe urabyumva ahantu nk'aho ngaho. Yakoze ikintu nakoze, nafashe indabo ndagenda nyine nzishyira aho ngaho aho baguye, nyine numva ko mbashyinguye nubwo nyine biba bitoroshye kubyakira. None se sori Yego. gatoya kuko numva bincanze. Amazi bakuyemo ni amazi ameze ate? Ni amazi yatemba, ni inyanja, ni ikiyaga? Baguye mu mazi ameze Yari inyanja, urumva wenda leta, imiryango y'abagiraneza bose twarashakishije ariko nta kintu twigeze tubona. Urumva biragoye cyane kubyakira, ariko icya mbere ni ugutuza. uzi ko dusa nkaho duhuje inkuru. Itandukaniro ryawe nanjye ni uko wenda wowe ufite uburyo wabisobanurira abantu bakabasha kubyumva, ariko ngiye ibyanjye ubwanjye nanjye ntibujya bubyakira ngo mbyiyumvishe. Menya ubwenge, nakuze nisanga mu kigo kirera imfubyi. Amakuru ambwira ko ababimbwira babizi ngo papa yafashe mama ku ngufu. Amaze kumufata ku ngufu, mama yari akiri muto, afite imyaka 16. Amenye ko bari kumushakisha, papa arahunga. Ubu ndinze nkana gutya nazi niba abaho cyangwa atabaho. Hanyuma mama rwana n'inda yanjye, ihangana biranga, kubyakira biramunanira. No mu rugo sogokuru bamuzengereza na nyogokuru bamutesha, abakuru be bamuzengereza, ihangana biramunanira, inda yanjye ayikuramo. Maze kuyikuramo aragenda njugunya muri wese. Rero naje gukurwamo n'abantu, uwemo n'abantu nibo banzanye aho nakuriye. Hanyuma nkurira mu kigo kirera imfubyi, maze kuba mukuru ngeze amatsiko yo kujya gushaka umuryango wanjye, bandangira aho bari batuye. Ndagenda ngezeyo nsanga bahubatse inganda, uwo murenge wose wabaye inganda. Nta muntu nari kubona mbaza ngo nsobanuze ngo se bagiye byagenze gute. Noneho bamwe mu banderaga bambwiye ko mama bamukatiye burundu, sinzi ngo afungiye he, sindamubona. Morana imihari, morana imijinya, nanjye morana agahinda katajya gashira. Rero nyuma yo kuva mu kigo cy'imfubyi nanze gusubirayo, mvuga nzajya ngenda mbaririza wanda mve ko ari n'umuntu uzama amakuru mashyashya. Nibwo nisanze aho navuye, naho nari ngeze nazi ngo ni hehe. Nsanga mu muhanda, nsanga nta yandi mahitamo mfite, naho gutaha mfite. Ntangira kurara mu biraro, nisanga narabaye marine. Nabaye marine hafi imyaka igera mu 10. Ndaraho mbonye, ry'ibyo mbonye, ngaburirwa n'umugira neza, cyangwa se nanjye bwanarangara nkakora saboro nyine kugira ngo mbone ukuntu bucya kabiri. Rero kugera ubu ngubu sinzi ngo ndi muntu ki,
sinzi foromire yanjye, sinzi nyine niwambaza ngo nkomoka ahangaha ngo wapi. Rero kwisanga ndi motari, sinzi niba urimo kureba inkovu mfite ahangaha. Yego ndayibona. Nk'uko nakubwiye, buriya abana bo mu muhanda akenshi iyo abonye ikintu ari burye aravuga ati kama mbaya nihadapfa njye harapfa uwo mfata, harapfa nyir'ikintu. Rero rimwe narebye mu modoka mbonamo telefoni mpita nyibonamo ibiryo, nta kintu nabonaga aho ngaho ndi bukubite ku kirahure ngo nyimene, akubise mu mutwe, ikirahure gito kimbaga hano. Yego dore ni hano ntabwo umuvu yanze gusibangana. Ndakomereka ariko kuko nyine nashakaga kuko ndi burye bitekerezaho abana b'imihanda barivura. Baje kunyirukankana baramfata banjyana mu mbobo, banjyana mu bigo ngororamuco. Gusa ariko navuga ko nahagiriye amahirwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko nagezeyo nakundaga gutwara, nakundaga nyine ibintu byo mu muhanda, kuko n'ubundi niho nakuriye, niho narerewe, niho nisanze, narezwe n'umuhanda, nabonaga nta kindi kintu nshobora gushobora uretse umuhanda. Rero nagezeyo niga moto, niyo nabonaga byanyoreye kuba nabona imodoka yo n'urundi rwego. Maze kwiga moto, igihe cyarageze ndataha. Hari ahantu haba hari amahirwe menshi, uhitamo imyuga ushaka bitewe n'ibyo ukunda. Nagezeyo niga moto, vayo nshaka ibyangombwa, nshaka perime, ndayibona, nuko nisanze ndi umumotari. Yego nubwo wenda nkora mverisa, ariko ubu mbasha kwishyuriraho ndara, mbasha kwishyurira ibyo kurya. Numva ko urwanjye ruhande nta kintu Imana itankoreye pe. Yaneje intambwe, yaneje imbere, nyine nateye imbere ku rwego nanjye nicara nkavuga nti Mana warakoze, bitewe n'aho naturutse n'uwo ndiwe. Bivuze ko rero iyo umuntu ansuzuguye aba anyibukije ibihe byahise, mba numva binabaye ngombwa njye ntamubaga inyama ze nkazirya ari muzima. Ntago ubundi bitewe n'ubuzima n'iki nkunda kwitwararika nkajyana ibintu gake n'iki, ariko umuntu nkora mu nkovu, uwo nguwo we aba umwanzi wanjye ubuzima bwanjye bwose. Kuko n'umuntu wanjugutiye umujugujugu ndi mu muhanda mfite imyaka 12, uburyo duhuye ndamwibuka, kandi we ntabwo ajya anyibuka, ntabwo yanyibuka, kuko umwana iyo akuze arahinduka. Rero urumva ko urebye ubuzima bwanjye n'ubwawe burajya gusa nkaho buhura, n'ubwo wenda wowe usa nkaho ababyeyi bawe bagiye baraguteganyirije. Ntekereza ko utahora ubuzima nk'ubwanjye, baraguteganyirije, ufite ibipangu, ufite amafaranga agaragarira buri muntu wese. Ikindi cyongeyeho, abakobwa buriya mugira n'amahirwe, n'igihe wanabona unashatse n'umugabo ufite amafaranga aruta ayawe. Ferita, sitori yawe nayumvishe nawe irababaje, ariko muri ubu buzima twese nyine ni ukwiyakira nk'uko nyine nanjye niyakiriye. Jya wumva ko byarangiye utangire ubuzima bushya, kuko nanjye nubwo ndeba ndahangaha, urabona ushobora kuvuga ngo mfite amafaranga, bamwe bakavuga ngo ndi umukire, it's okay, nibyo, ariko ahangaha uko hareba ntabwo hari hameze gutya mbere. Urumva iyo myaka 11 yose ishize ntabwo hari hameze gutya, of course birumvikana. Ahangaha ureba iyi nzu yari ibyondo, yari iriho amabati atuzuye,
hariya ubona iriya nzira iri hariya hirya iraramo umuzamu, hariya hari inzu y'ibyatsi, yari nyine urumva ntabwo byari bimeze neza. Ahangaha data, papa wanjye, uzi izina bari baramuhimbye muri iyi karitsiye? Ahangaha bahitaga kwa Kwepikinonko, niko batwitaga, kubera ko hari ubwo rimwe na rimwe twabaga turyamye nk'imvura yagwa tukajya tukumva ibinonko birimo biratumanukiraho, urumva nyine ntabwo byari bimeze neza. Ariko uko imyaka yagiye ishira, buriya baravuga nyine ngo imfubyi irimenya. Nk'uko nakubwiye ko nasigaye njyenyine, naragerageje ndakora muri iyo myaka yose, urumva ntabwo nari kwicara ko nari njyenyine, narakoze. Uko imyaka yagiye ishira nyine nagiye mbigeraho, sibyo? So nicyo nshaka kukubwira, ntabwo dufite twese kwiheba, tugomba kwiyakira. Nyine buriya hari ibintu Imana ijya ikora ngo natwe niba no guca mu bibi, ahubwo ubere urugero abandi, sibyo? Nabo bakwigireho. So isomo rero twarikuyemo, kandi ndakeka ko ryatwigishije, yaba ari njyewe yaba ari nawe, sibyo? Ndakeka ko ubu ngubu turi abantu bakomeye. Isi yigishije ku buryo natwe ibyatubayeho twabirinda abo tuzabyara, cyangwa ndetse tutabyifuriza n'abandi bantu bose muri rusange, sibyo? Se wakirinda impanuka gute? Nyine ni Imana ifite kuba iruhande rwacu, naho ubundi Fiyerite, ngiye kugukorera ikintu ikigutungure kuva nabaho mu buzima bwanjye. Icyo kintu nta wundi muntu nzagikorera.